bene inganzo, ikiganiro kimwe rukumbi kivuga amateka yimbitse y'abahanzi bo hambere. Ubutabera bw'umuco ni ukuzirikana nyiri igihangano. Nindukibuka izina ryanjye ngwa nkubure. Ibihe n'ibintu birashira, abantu bagahita, roho ya gihanzi igasigara. Erega inyuma y'igihangano hari umutima wakiremye. Nzaririmba igihe cyose nzaba nkiriho, na nyuma yo gupfa nzakomeza ndirimbe. Bene inganzo ni bene Imana. Agahinda nshuti wansigiye, agahinda nshuti wansigiye, ntigateze gushira. Nshuti se mbigize nte ko naguhisemo ukaba waransize. Bakunzi b'ikiganiro bene inganzo, bakunzi b'ikiganiro bene inganzo, iyo wumvise ako karirimbo uhita wumva ko irijwi urimo kumva nino nshurango uhita umenya ko ari Makanyaga Abdul. Iyi ndirimbo ni indirimbo yakunzwe na benshi. Ubu ngubu turi kuvugana muri iki kiganiro, ntabwo ari radiyo niho gucuranga, ahubwo nasuye uyu musaza Makanyaga Abdul. Iyi ndirimbo benshi bagiye bakunda kuyivugaho, bakavuga ko hari umuntu wabayeho mu mateka y'u Rwanda, mu mateka y'umuziki w'u Rwanda, witwaga Condo Gedeon. Uyu mugabo ndagira ngo tubuganireho, tuvuga amateka ye atazibagirana. Uyu mugabo nanone ngo yacuranganye na muzehe Makanyaga Abdul, bacuranga umuziki mwiza, baradushimisha mu gihe yari ariho. Uyu tuvuga ntabwo akiriho, ariko umuhanzi ntabwo apfa. Ibihangano yasize bikomeza kuzirikanwa, bigatuma akomeza kubaho iteka ryose mu majenerasiyo cyangwa se ibisekuruza byose bizaza. Nitwa Bisangwa Nganji Benjamin, ninjye tugiye kubana muri iki kiganiro, ndi kumwe na muzehe Makanyaga Abdul. Muri aka karirimbo reka tukumveho gatoya gacurange, maze twinjira mu kiganiro neza tuvuga amateka ya Condo Gedeon. Iyo nkwibutse ndi jyenyine, iyo nkwibutse ndi jyenyine, amarira risuka simbashe gusinzira, arara nibaza icyatumye unsiga, arara nibaza icyatumye unsiga. Ni keza cyane kano karirimbo, gafite amarangamutima cyane cyane. Ako karirimbo yakaririmbye rwose nawe agakunze. Yego. None se uya ko irijwi iyo twumva ino ndirimbo original, twumva n'ubundi ariko ari nkawe n'ubundi. Twararirimbanye twari kumwe, kuko icyo gihe twaririmbaga turi babiri. Mwarimbaga muri babiri, niyo mpamvu bicanga umuntu. Twaririmbye turi babiri, niho yarakiyihimba. Nanjye urabona ko sinkiyibuka neza, ariko iyo ndirimbo ye ndayibuka cyane. Ni ukuvuga ko iyi ndirimbo ariyo dukwiye kujya twibukiraho Condo Gedeon neza cyane. Kikaba ari ikirango cye rwose rwose. Hari n'iyindi yari yarahimbye ngo ivuga ngo ko ngukunda umpoye iki. Reka tubanze amateka ye. Reka tubanze amateka ye, none tuza kugera no bihangano bye. Urumva ni ukubonja abantu, ariko reka duhere kuri nawe Makanyaga. Uraho neza? Ndaho uretse nyine ni iminsi niyo irimo kudukurura, hari iraduca intege. Harya ubu ngubu ugeze imyaka ingahe muze Makanyaga? Imyaka 77. Ugiye kuba 78.
nkeka ko mu basaza bo mu bihe byawe uri ndakeka ari we mukuru mu muziki. Mu muziki birashoboka, ndumva mu muziki bishoboka abantu mu bantu bakuze mu muziki ndimo. wiyumva ute iyo bigeze kuri uyu munsi hari abantu mwabyirukanye mwacuranganye benshi batakiriho ariko ukaba ukiriho Makanyaga, wiyumva ute iyo mbaga yose y'abantu bakuri mu mutwe mwabanye mu muziki ukumva indirimbo zabo buri munsi? Hari igihe mbatekerezaho uruva ko ngomba kwibuka cyane cyane nk'ibintu nk'ibyiza twagiye tugirirana, kuko nta bibi nzi ko nta bibi twigeze tugirirana cyangwa twifurizanya, nta nabi twigeze tugirana. Ndavuga uko wiyumva kuba batakiriho wowe ukaba ari wowe wenyine usigaye urungano rwawe mu muziki. Bintera agahinda. Hari igihe mpaguruka najya kureba nk'aho abacuranzi bateraniye, narebamo nkabona bose ninjye bareba, basa naho babona ko ari njye mukuru muri bo. Nkavuga nta kundi, birumvikana Imana ikora ibyayo. Yego, birumvikana. Urungano rwawe bari benshi cyane. Amarokestre, umuntu usigaye mbanza ari bigira nkana, ariko nawe ndamuruta. Nawe ararwaye kandi kukura mu buta yarabangoye. Ndumva sinzi imyaka ariko ndumva muruta. Ariko muri ibyo bihe numvaga ari we bavuga, numvaga bamuvuga muri ibyo bihe byacu icyo gihe. Hanyuma rero Muzehe Makanyaga, uyu munsi nifuje ko tuganira ku muntu umwe abantu benshi batamenye, cyane cyane bakiri batoya, ndetse hari na wenda n'abanyamuziki bo mu Rwanda batamumenye n'abakunzi b'umuziki. Uwo muntu yitwa Condo Gedeon. Yego. Uyu muntu ndagira ngo dutangire mumenyana rero ryari gute rero tumenyana, kuko urumva tugomba kujya n'ikiganiro kiganira ku mateka ye, ariko tuganira n'umuryango we, tukamenya inkomoko ye, tukamenya byose, ariko turaganira ku byuzi cyane cyane kuri iki gice kijyanye n'umuziki. Mwamenyanye ryari? Condo twaje kumenyana hari mbere ya 70. Kuko twari dutuye mu Biryogo, nabo batuye hirya yacu, hariya hubatse isoko, harimo kubakwa isoko. Yaratuye hirya yaryo, twebwe dutuye hino yaryo. Yabagaje agiye kujya nko mu mujyi, yahitaga imbere y'umuryango iwacu, nanjye naba ngiye nko gutembera nkahita ku muryango iwabo, kuko umuhanda wari umwe. Yarakiri umusore wowe cyangwa nawe? Twari tukiri bato rwose, turi abasore. Mwari abasore. Icyo gihe yari kumwe n'ababyeyi be n'abavandimwe be, ba Condo Gilbert. Abo bakobwa nibo amazina nagiye nibagirwa. Abo ni abavandimwe n'abana uri kuvuga be? Abavandimwe be. Abavandimwe be. Bari batuye hariya mu Biryogo rwose. Hanyuma noneho ubwo mumenyana kubera iki? Gute bigenze? Njyewe nakundaga muzika cyane, noneho nza kumumenya ari umuntu yakundaga iby'abaskuti yabaga arimo. Mu gihe cyo kujya ku imbyino z'abo abantu bajyaga kubyina, Condo yakundaga kubyina. Kubyina iyi gakondo cyangwa kubyina indirimbo zo zigezweho, ziriya z'inzungu. Noneho muri icyo gihe za 70 inzungu zari zigezweho nyinshi cyane. Hari abacuranzi benshi, Salvatore Adamo, ba Johnny Hallyday, bose indirimbo zabo twazumvaga ku maradiyo, tukazumva no kuri za kasete, abantu bakabyina no mu tubari hose. Ubwo rero mumenyana muhujwe n'iki wowe? Duhujwe n'iki? Urumva abasore iyo bagiye nko kureba aho barimo gucuranga, barabonana bakamenyana. Tuza kumenya ko duturanye. Twari tuvuye, nari mvuye ahantu hariya, urabona hagati mu mujyi hariya rwagati hariya,
twaba tugiye nk'ahantu habaye ibirori nkabona nkubitanye na Condo twari mbere ntitwari tuziranye neza ageze aho tuza kumenyana akabona nanjye ndakunda ibya muzika nawe nkambona akunda muzika noneho ariko cyane cyane twaje kumenyana ari uko amaze kujya muri orchestre yitwaga Les Copains. ubwo aho ngaho wari wakamenye ko ari umunyamuziki ntiyari yakawugiyemo wowe byari bigeze ku ruhande rwe nari ntaramenya ko ntaramenya ibya muzika nari ntariga n'ibya muzika ubwo wari nko mu myaka muri za 71 noneho nkabona Condo hariya muri Collège Saint-André niho mbanza ariho yanigaga rwose ngiye sinigeze nkurikirana naho yize ariko buri teka tukabonana nkuko abasore bahura tukajya no gukina umupira noneho igihe kimwe haza nyine muri Saint-André uriya mupadiri wo muri Saint-André amaze kwangaja orchestre yarimo abakongomani mbona na Condo Gedeon warimo orchestre yitwa ngo iki Les Copains. Les Copains yaririmbye indirimbo nyinshi cyane noneho nza kumusanga baje gucurangira arako gasamagera ngiyemo mbona niwe urimo kuvuza ingoma arimo kuvuza ingoma drum aribwo bwa mbere tubonye izo drum ntago twari tuzi drum cyari cyo mbona arimo kubivuza ubwo bari barabyigiye hariya n'ubundi muri Saint-André hari nuko asohotse nkajya nganira nawe ndamubaza ese wowe waracuranze nkabona ari umucuranzi nanjye ntari nabawe ariko muri uwo mwaka niho naje kwiga nanjye gitari ntangira kwiga gitari uyigishijwe nande ari umusore nasanze urimo kwicuranga mu Biryogo yarafite nawe nyirarume wacurangaga muzika ya kera ya gitari imwe noneho akajya afata gitari z'abanyeshuri bari bacumbitseyo nabo bigaga muri Saint-André nuko bitwaga Bangabo Isonga Bernard yego Restade bashinze Restade yego sanga uwo musore yari akiri mutoya cyane arimo gucuranga iyo gitari mu gitondo ndagenda ndamubwira numva nanjye binteye akantu ku mutima rwose nanjye wacuranga ndagenda mbwira umwana ndamubwira nti wanyeretse ukuntu urimo gucuranga shaka iyo gitari umwana aranyereka umwana ndangije ndetse ndamuhemba ndamujyana kumugurira icyayi ndamubwira nti rero uzajya unyigisha buri munsi nzajya nkugurira icyayi uzajya uzana gitari atereka nkwereke agatoroka bajya kwiga abanyeshuri bajya kwiga bari Abangabo Isonga bajya kwiga agafata gitari akayitorokana akayimanukana iwanjye mukiga tukitoza utuntu yarazi aratunyereka ndavuga ngeze aho nza gusanga urwego arimo rwose mbizi noneho niyambaza umugabo bitaga Habineza Shabani uriya wari shefu w'abamararungu ariko icyo gihe yari atarabamararungu yababamararungu ari uko natwe turimo tumaze kugera muri orchestre ubundi yari Rita Jazz ni naho Sebanani yajyagaza akadusanga turimo gucuranga muri Rita Jazz nkamwereka gitari nkamwereka ukuntu bafata akoro nanjye nari ndimo kwiga ariko nkamwereka nanjye uko bafata za akoro kuri gitari ageze ahagura gitari Sebanani agura gitari yitwa Famous arambwira ati uzajya unyigisha nanjye ndamubwira ni sawa rwose nzajya nkwigisha tutangira gutyo niko Sebanani yize gitari nanjye niko nize gitari noneho rero ubwo tugaruka kuri Condo Gedeon none ubwo niwe tugiye gukomeza gukurikira ubwo nawe ufite ibyawe wamenye ubwo ufite impamba y'umuziki ufite noneho we rero ubwo ndagira ngo nkomeze nkurikire wowe nawe noneho Condo Gedeon kuko yatahaga hafi y'iwacu asanga uwo muhungu arimo wanyigishaga gitari yari mutwara akana we yari akiri mutoya cyane
none asanga ndimo gucuranga uturirimbo tw'amafuti nize kuri uwo mwana. Ubwo ni Gedeon. Gedeon nyine. Akajya aza agasanga turimo ngeze aho ngura gitari. Nguze gitari itagira imigozi, ariko imigozi nkafata ya migozi iba mu mafran y'igare y'amagare ya kera, nkamwemera nkawugorora rwose nkawukubitaho ngapfa gucuranga uko bimeze. Condo Gedeon akaza akanyuraho akandeba, noneho ageze arambwira ati mva, ati wowe, ati gitari, ati ugiye kuyimenya, ati njye mvuza ingoma, ati wowe, ati uzaze nkwereke umuntu uzagufasha kumenya byinshi. Kuko icyo gihe sinzi ukuntu twagiye duhura n'umuhungu wavuzagamo gitari basse, yavuzaga muri orchestre Les Copains basse. Uwo mugabo bamwitaga Araujo Jean. John Araujo. Izirewe nkunda dusabe rurema idufashe twembi mu buzima. N'akarimbo keza cyane nanone. Abakunzi b'iki kiganiro mushobora no kukareba kuko nako kariho kuri YouTube. Ubwo nako ni Yizere ya John Araujo. Nawe ku mateka ye twayavuzeho. Mbese uvuze ko yabaga mu yihe hari ubwo muri Les Copains. Yabaye muri Les Copains. We John na Condo babaga muri orchestre Les Copains. Harimo n'abandi mugabo bitaga Louis watwaraga imodoka muri Saint-André. Louis n'uwitwa niwo bitaga Castro, ise w'umuhungu witwa Jacques Castro yakoraga muri Sedeki Motor ngira ngo. Yego. Bari muri orchestre n'umusaza bitaga Kitoko Faustin, ise w'umusore witwa Surayi wacurangaga ino hano nawe. Bari muri yo orchestre Les Copains. Harimo n'undi musore bitaga Vicky w'ibukavu waririmbaga indirimbo z'inzungu. Bese bari abasore benshi. Na Araujo ni wavuza gitari bass. Yego. Condo ari uvuza battery. Mu kiganiro koko twigize kugira bavuze ko Araujo yarashobora kuba ngo arazi gucuranga gitari, akaba yarakwigishije koko. Ngo n'abandi bahanzi hari n'abayigisha koko. Yaranyigishije Condo za John Araujo. Niwe wanyigishije gitari. Ariko mweretse na Condo, kuko Condo niwe twari tuziranye duturanye. Araujo yari umuntu wari uturutse za Rusizi. Nuko ubwo ngubwo araza aranyigisha, akajya ajya mu gitondo akanyigisha, ageze acumbika no mu biryogo iwacu. Nkabyuka mu gitondo nkazindukira iwe akanyigisha. No kuri Condo Gedeon wose we nawe yize gitari icyo gihe. Nawe yageze aho yiga gitari. Iby'ingoma aravuga ati nige na gitari. Nibwo yatangiraga. Ni nawe ubwo icyo gihe Condo Gedeon kuko byageze aho umupadiri ashaka kwitahira Saint-André. Uriya mupadiri wo muri Saint-André. Noneho afata orchestre bayigurisha muri Camp Kigali. Camp Kigali yayifata kuko yari orchestre yacurangiraga n'abazungu, abantu bose bakabyina. Niyo orchestre yari yumvikana yagaragaraga kwa. Niyo yari yagaragaraga hano mu Rwanda izi gucuranga indirimbo zose. Yiga n'indirimbo z'abandi. Uburyo se yarusha impara cyangwa impara nabwo impara zari zitarakabaho. Impara nabwo zizakabaho. Zari zitarakabaho. Harya ubwo numvise abo bantu, nkumvise we Makanyaga, nkumvise Condo Gedeon na Araujo. Ndetse nabo mu mpara tuzi wenda imyaka bari barimo. Abo icyo gihe bari imyaka babarushaga. Umukuru yarinde cyangwa wowe na John Araujo na Condo mwaranganaga? Twari mu rugero rumwe. N'ubana b'urugero rumwe. Twari mu rugero mbese twasaga n'urugero rumwe. Nabo basebanani? Basebanani baje nyuma yacu gatoya. Ku myaka mwarabarutaga? Twarabarutaga. Yego. Twarabarutaga. Ariko bitari cyane. Bitari cyane ariko twarabarutaga. Urumva. Noneho na Sebanani ntabwo ubundi Sebanani ntabwo nawe kuvuga ngo yatangiye kuvuga ngo mu mpara ntabwo ari we yatangiye. Donc Sebanani yabanje kuba muri Rita Jazz. Yego. Turi muri Rita Jazz ndetse ducuranga indirimbo yitwa ngo uwo nkunda kunteye agahinda.
ntabwo ari abamararungu ni y'abamararungu nyine ariko yari Rita Jazz icyo gihe yari ntuza ngo yayindi ngo rugambore mparata wiri uzumve hari version yindi dufite koko wumva itari imwe y'impara ni yaba yaririmbaga y'abamararungu ni Sebanani niwe wayizanye muri Rita Jazz icyo gihe impara zari zitari zakabaho impara ariko ntabwo ari y'abamararungu ni y'abamararungu none se Sebanani baba mu mararungu sibyo nkubwira Sebanani baba mu mararungu muri Rita Jazz yitwaga Rita Jazz icyo gihe itaritwa abamararungu okay uravuga ko Rita Jazz yaba yarasenyutse ikaba abamararungu voilà niyo twakoze abamararungu noneho ubu umuntu ashobora kuvuga ko Sebanani Andre yabaye mu bamararungu ariyo twita Rita Jazz iyo orchestre Rita Jazz abamararungu ni orchestre imwe nibazaga kuntu ndi kumva Sebanani ari kurimbana harimo amajwi y'abamararungu burya abakobwa bo mu bamararungu bari bafite amajwi uhita umenya uti nabo icyo gihe bari abakobwa bahano Nyamirambo reka tugaruke tudata umuhanzi w'uyu munsi noneho rero ubwo Condo niwe wampuje n'uwo Araujo Jean yigisha gucuranga noneho nibwo nenye orchestre yabo yavuye muri Saint-André igurwa na Kankigali iguzwe na Kankigali ubwo nawe bamuguramo urumva ko ari orchestre yose yagiye noneho Condo abacuranzi b'abakongomani bari barimo baririmbaga cyane bikomeye baza kwigendera baravuga ngo ntabwo baza kuririmba mu orchestre muz'abasirikare bavuga ngo Lecope ubwo yari igiye mu maboko y'abasirikare se orchestre Lecope n'ibyuma n'iki byose ni ntangiye kubyitiranya na Restade kuko ni Lecope koko yego ijya muri Kankigali igeze muri Kankigali rero nibwo abakongomani bitahiye yego abakongomani baririmbaga indirimbo z'ikongo zo mu abakongomani abantu bakabyina kuko icyo gihe nizo zari zamamaye cyane abazayirwa icyo gihe munyabari n'abazayirwa baritahira bitahiye noneho nibwo Condo Gedeon yaje asanga njyewe n'uwo muhungu wanyigishaga wundi asanga turimo gucuranga n'icyo gihe yaje Condo noneho atubona turimo gucuranga ndi mu rugo turimo gucuranga gitari turirimba abantu baje no kutugenderera kudusura abantu bo bazaga kutwumva noneho we na Araujo baraza barambwira bati uzaze orchestre yacu yaraguzwe iri muri Kankigali uzaze kuko nta baririmbyi dufite uzaze uririmbe kuko nari nzi kuririmba koko ngo uzaze muri Lecope nzaze muri Lecope nibwo nagiyeyo bamfata batyo ngezeyo nkora ndirimba indirimbo ya mbere iyo kugerageza muri Lecope yo kugerageza bangerageza kugira ngo bumve ko ndi umuririmbyi hari umuzungu bitaga yari ajida chef ari komanda compagnie musique hakaba na chef d'orchestre uwo musaza bitaga Kitoko Faustin ise wa Sulay hakaba n'uwitwa Paul Buregeya Paul baracyariho turi kumwe ariho ariko yabaye muri Lecope ariho akaba ari muri umuna w'uyu muntu w'intwari bita Rwagasana bavaga indimu nuko ngiye gukora examen ikizame cyo kuririmba ndaririmba waririmbye akahe karirimbo muzehe natangiriye ku ndirimbo z'abandi ubwo nako tujye twibuka mugani ibihe ukuntu byagiye J'ai vu le rien dans son écran avec la lune pour bannière ni indirimbo ya Salvatore Adamo ndakumva nkakunze cyane ni indirimbo ya Salvatore Adamo Inshallah ndirimba Inshallah
umuzungu nawe yicaye aho ngaho, na Faustin Kitoko yicaye aho ngaho, na Buregeya Paul yicaye aho ngaho, ndetse na Condo Gedeon na Arujoja, bumva uko ndirimba nk'umuntu mushyashya uje mu bandi. Ariko unana Araujo we nanone urumva ntiyari asanzwemo, yari ari muri Ekope. ariwe basiste wari Ekope, ninjye utarurimo. Ninjye rero baje barampamagara bati abacuranzi bacu bari basanzwemo batashye bayisubiye i Kongo, banze kuza kuririmba, bavuze ngo ntibashobora kuririmba muri orchestre y'abasirikare. None ushobora kuza ugapima bakumva tukumva bumvise uririmba, bashobora kukwangaja. Nibwo nagiyeyo rero, ngiyeyo ndinjira, nibwo naririmbye ngerageza kuririmba, mbona umuzungu niwe wabaye uwa mbere, aravuga ati voilà ati dore nguyu muririmbyi mubonye. Umuzungu se ko yari orchestre y'abasirikare, umuzungu yakoraga iki muri orchestre ya komanda wa compagnie musique. Compagnie musique niyo yangaje orchestre Les Copains. Okay. Shyira munuza mu maboko ya mesi y'aba officier. None yo tubona compagnie musique buriya hari igihe ushobora gukeka ko bose bari abasirikare, ntabwo bari abasirikare, cyangwa orchestre byari ikintu cyo ku ruhande. Ni ikintu cyo ku ruhande, ariko yego kiri munsi y'amategeko ya compagnie musique. Nibyo. Noneho bakacura, akaba ari orchestre ya mesi y'aba officier. Mesi y'aba officier yari ahantu bacuruzagamo icyo kunywa, bajyaga kwidagaduriramo. Mbese yari uburyo bwo gufata, uburyo bwo kwidagadura. Yego. Ubwo rero uburinjiye? Ndinjiye ndaririmba, ngerageje bati ni sawa. Condo Gedeon turi kumwe, niwe wavuzaga ingoma. Araujo Jean avuza bass. Soliste ari umusaza bitaga Kitoko, ariwe se wa Sulai. Bon, uwitwa Buregeya Paul ari accompagnateur. Hari umugabo witwaga Semasaka François, nawe wari waravuye muri Saint André. Bon, ubwo ngubwo n'undi bitaga Celestin, wari waravuye i Rusizi nawe. Ubwo turatangira dukora orchestre Les Copains. Muyibanamo na Condo Gedeon. Wowe uririmba? Njyewe ndirimba. Wakora iki Condo Gedeon? Cyo tuvuza ingoma. We muri Les Copains yavuzaga ingoma? Yavuzaga ingoma. Nta ndirimbo yigeze aririmbamo? Yaje kuziririmba rwose, yaje kuririmba indirimbo iyo ngiyo, agahinda nshuti wansigiye. Ongera ukoreho kuko urumva ninde tugomba kumwibuka tukamuzirikana nk'umuntu umaze imyaka irenga 32. Bakunze b'ikiganiro bene inganzo, reka mbabwire ko uyu mugabo turimo kuvuga ntacyo wenda turaza kugira. Reka twibutse abantu ko uyu muhanzi amakuru atubwira ko yapfuye mu 1994 azize jenoside yakorewe abatutsi. Hanyuma rero tukaba dukomeza kuzirikana ubuhanzi bwe n'umusanzu yatanze ku gihugu cye. Condo Gedeon dufite ifoto ye, afite imisatsi y'umweru, n'umugabo ugaragara ufite ubwiza, ubona ko niko yasaga nka kuriya n'ubundi kuriya rwose. N'umusatsi w'umweru, we ameze imvi akiri muto, yafite mu myaka 18 yari afite imvi. Niko imisatsi we wari umeze nta kundi. Ese ubundi yari inzobe? Ntabwo yari inzobe cyane, kandi ntiyiraburaga cyane. Gedeon nuko ifoto ye hariyo mfite hano ndayifite rwose. Turanayishyiraho abantu bayirebe yego babone uyu muntu turimo kuvuga. None tugaruka kuri kakarimbo. Yego, iyi niyo muri Ekope? Ni indirimbo muri Ekope? Mwayirimbye muri Ekope? Yego. Agahinda nshuti wansigiye, agahinda nshuti wansigiye, ntigateze gushira, nshuti se mbigize nte, ko naguhisemo ukaba warasize, ko naguhisemo ukaba warasize.
iyo nkwibutse ndi jyenyine iyo nkwibutse ndi jyenyine amarira risuka simbashe gusinzira arara nibaza icyatumye usiga arara nibaza icyatumye usiga mana yanjye ariko iyo wumvise igihangano cy'umuntu burya bagera n'impamvu yatumye yahimba igihangano nta makuru uzi y'impamvu yamuteye guhimba indirimbo nk'iyi. hari umukobwa yakundaga umva mwari mumaze no kuba abasore koko mutangiye gutekereza. yari afite umukobwa yakundaga hanyuma umukobwa uwo mukobwa iwabo baza guhunga mu bihe bikomeye baza kwihungira barigendera cyokora nari naramubonyeho rimwe uwo mukobwa nari naramubonyeho rimwe arambwira ati barahunze icyo gihe bahunze muri za 72 none arambwira ati none akubwira arambwira ati uwo mukobwa ati yarambabaje kuko ngo niwe bashagaga kubana uwo mukobwa aza kwigendera rero barahunga urumva ko ari indirimbo iturutse ku ndiba y'umutima w'umuntu cyane ku buryo umuntu gufata igihangano cy'abandi akakinagamo atazi n'icyabiteye wamugana bakoze amakosa n'impamo cyane yaba we iyi ndirimbo ntabwo nzi ko ari iya kera bigeze aho. ni iya kera cyane ni iya kera nanjye sinkiyibuka kandi mu bayiririmbye nanjye ndimo nanjye sinkiyibuka pe sinkiyibuka neza uretse ko nibuka ko yabagaho. hari n'indirimbo wenda mbere yuko dukomeza hari n'indi yari yaririmbye wari ifite utundi turirimbo ariko izo nibuka cyane cyane ni izo ebyiri ivuga ngo ngukunda se ngukunda umpoyiki kugiye kwigendera utambwiye n'impamvu yabiguteye nibarara bagushuka bagira ngo badutanye rwose bimbwire ntabwo nyibuka cyane ntabwo n'iza kera ahubwo uragerageza ni ukuri rwose bimbwire no kuri radiyo Rwanda iriho numva ku karirimbo rwose ngomba kwishaka niba hari n'umuntu wamenye iyo ndirimbo yatubwira izo ndirimbo nabashije gucurangana nawe izindi zari nk'indirimbo nk'eshanu ariko sinkizibuka nyinshi hari n'indi yavugaga ngo urabeho Mary urabeho Mary sinzi ukuntu yayiririmbaga narazibagiwe cyangwa n'uwo Mary wasanga ari na wa wundi birashoboka sinamenya ntabwo izina rye ntiwarimenye ntabwo waryibuka ya indi yitwa John hajyana ni yawe John reka nkubwire ikintu kimwe gusa ni yande ni yangiye iyo ni yawe niyo naririmbye ku munsi turirimba iyo ngiyo twaririmbye reka nkubwire ikintu kimwe gusa turirimba agahinda nshuti wansigiye nayo mwese muri kumwe twari kumwe turirimba no muri iyo John yawe arimo turirimba na ntuza n'iriya yivuga ngo ikintu kimwe gusa turirimba n'iriya uyu mwana niwe mahoro iya niya ntuza niya Rubayita ariko twari kumwe Rubayita nawe mwari kumwe twari kumwe na Rubayita ubwo Rubayita nawe ntabwo ari wamuvuze ahubwo wamugani ntabwo nari namuvuze ariko icyo gihe twari kumwe kuko twari twakoze akagurupe bita Jaguar ubwo kacu k'izo ndirimbo none se izi ndirimbo
mwagiye muri studio murazifata twagiye kuri radiyo Rwanda niyo yazifashe umunsi umwe itariki Izo n'isaha zose? imwe izo 3 irindwi kanga sinibuka rwose sinibuka niba hari 7 hafi mbanza ari 7 na 6 na 7 nibwo mwazirekodinze kuri radiyo Rwanda ariko urumva ko mwari mumaze igihe wenda muzicuranga twari tumaze igihe tuzicurangaga twari zicurangaga ariko tugiye gukora orchestre yitwa Jaguar dukora izo ngizo yego ubwo umuntu utamuzi yamwibuka mwizo ndirimbo cyane zumvikana mijwi cyane uzumve nko muri iriya uyu mwana niwe mahoro hari aho nagendaga nikiriza ariko ndimo gucuranga na gitari iriya ya Rubayita Theophile hari indi iriya ya Agahinda uramwikiriza muri iriya hari indi ntuza iriya Agahinda nshuti wansi urumva ko n'ijwi ryanjye ryo ririmo cyane none uzumve reka nkubwire ikintu kimwe gusa uzumvamo n'ijwi rya Rubayita naryo ririmo mwari batatu twagiye gukora orchestre yacu yitwa Jaguar ariko ikaba ari ntabwo twakoraga Jaguar kugira ngo tuve muri les copains nakantu twashakaga gukora kujya tugenda nka twenyine mugiye mwiboneye gahunda zacu ubwo na John Araujo ahubwo ko mwari mukiri kumwe muri ako John Araujo ariko Araujo icyo gihe muri izo ndirimbo ntabwo we yararimo ntabwo yarazirimizo ariko umuntu ashobora gukeka ko mwari mufitanye mu majwi yumva harimo ukujya gusaha none se twasaga n'abaririmba kimwe rwose iyo umuntu ateze amatwi agira ngo niko byari bimeze twakoraga n'imyitozo cyane turi kumwe Rubayita yarazi na solfège noneho ubwo turacyakurikira umuhanzi twahisemo uyu munsi Condo Gedeon muvuye muri orchestre muyivuyemo igiye he wajya hehe bon none icyo gihe twageze aho bigeze muri les copains icyo gihe dusezera ku muntu witwaga Bernard Senyumva kuko niwe wari chef d'orchestre mu Capitaine Bernard Senyumva tumusezeraho 7 na 7 turamubwira ngo mugiheze kandi turamubwira tuti orchestre turabona bigoranye banze kutugurira ibyuma tukavuga bakatubwira ejo tuzabizana ejo tuzabibaha ariko haza kuzamo utugambo tudashimishije rimwe hari umuofisiye wabwiye Nsengiyumva Bernard buriya Nsengiyumva Bernard ntabwo yavugirwagamo aramubwira ngo orchestre yawe ngo ni y'Abatutsi n'Abaswahili niko yamubwiye pe kandi abimubwira ahagaze ku dirishya turi muri salle de répétition murimo kumva ntabwo twabyumvise ako kanya twabonye Bernard Senyumva arakara aramubwira ati no ati ibyo ngibyo ati ntawe aramubwira amusubiza ibyo ngibyo ntaho bishingiye muri loisir ntaho bishingiye abimubwira atyo noneho muhita mumenya ibyo ari byo noneho duhita twumva ibyo ari byo noneho tukomeza kujya tubaza Nsengiyumva aza kubitubwira arabitubwira ati yaje arambwira ngo orchestre ngo yacu ngo ni y'Abaswahili n'Abatutsi urumva ko byari bikomeye byari bitangiye gukomera noneho haza kuza uriya Paul Buregeya we atangira kubigirira ubwoba njye nabonye ko ari byo byatangiye kumutera ubwoba uwo witwa Paul Buregeya yari mu rumuno wa Rwagasana icyo gihe Rwagasana uri mu ntwari z'u Rwanda yego urumva icyo gihe Rwagasana byari bitangiye kujya bizanamo ibibazo Rwagasana iki nuko bitangiye kuzamo utuntu nibwo twavuze tuti iyo orchestre itangiye kuzana ibibazo harimo abana b'abasore ba Condo Gedeon
ba Charles Rutaganda bandi natwe rero bavuga ngo abaswahili n'abatutsi tubona ko aricyo cyatumye banga kutugurira ibyuma kandi niko byari bimeze tugeze aho turavuga tutiwa iyo orchestre tuyireke tujye kwiyicarira nuko mwamusezeye nuko twavuzezereye nuko turandika turasezera rwose ntabwo we yarageze niba rabinginga tumureke cyangwa Sengiyumva we yakomeje kuduhenda ku buryo twagiye twaje tukikorera orchestre yacu yitwa Jaguar Sengiyumva akajyaza twajya kuririmba nawe akadusanga akaza kudufasha kuririmba akaririmba mu basivili akaza katuririmba n'ubundi umuziki ntabwo ugira umupaka ntabwo ugira no muri les copains abenshi twara abasivili uretse uwavuzaga trompette umwe bitaga Samuel niwe wari umukaporari yego nuko Sengiyumva akaza akadufasha akagira ate nuko nawe ubona ko amaherezo wabonye ko byaje kumugendekera urumva basi turika orchestre irekope gutyo tuyikorera Jaguar ariko Jaguar biza ingufu ziba nkeya dutangira kugenda twisunga abafite za orchestre ubwo nibwo twagiye tujya gukora iyitwa abamararungu Jaguar niho mwarimbye tuno turimbo twumvaga oya iyo ngiyo agahinda wansigiye n'iriya ntuza John na ntuza na uyu mwana niwe mahoro zose mwazikoze muri aho ngaho turi aho ngaho muri Jaguar ariko ingufu zitubana nkeya amafaranga tubana make noneho nibwo Shabani yaje kunyiyambaza dutangira gushinga itorero ryitwa abamararungu ubundi ryaritwaga Rita Jazz Condo Gedeon nawe yahise gukurikira aho ngaho oya Condo Gedeon yakomeje kwikorera ibye umuziki abigenza ate yabaye nk'ubivamo ariko akajya bikora gusa ariko ari akina wenyine acuranga wenyine akabikora hisi agafata gitara akagenda akayicurangira gusa nuko icurangira kera se twajyaga hehe kwari ukucurangira gusa mu rugo ukitoza mu rugo n'abindi yakoraga icyo ubundi Condo Gedeon yarashushanyaga yakoraga byo gushushanya na kenshi ahantu henshi bajyaga bakunda kumuhamagara gushushanya ku modoka cyangwa se ku mazu bashushanyaho ibyo bashaka gushushanyaho Condo niko kazi yakoraga no gushushanya amatablo yo kugurisha yarabikoraga nka kuriya bushayisha bikora ko yarameze icyo gihe muracyari abasore tugeze mu mamarungu tukiri abasore turakira abasore pe njyewe Shabana araza arambwira tumva rero ati iyi orchestre uziko ari yawe kuko nayibagamo ari yitwa Rita Jazz ati rero ati kora ibishoboka byose ubwo rero impara zari zaramaze kuba ba Sebanani yari amaze kujya mu mpara na n'uwitwa Tubilando ninjye wamwigishije ingoma yego ariko abantu bakomoka kuri Tubilando cyangwa se bavukana nawe nazababona gute kugira ngo tuzavuge ko uwo muntu witwa Tubilando abavandimwe bo famille ye ndayizi ariko abana be sinamenye abavandimwe nibo navuga kuko abana be burya ntibamenye amateka ya se ndavuga noneho n'abavandimwe abenshi bari abakobwa famille yiwabo yabase wabo niyo nzi ariko ntabwo ibi bintu by'umuziki bigeze babitekereza kubijyamo kereka ise wabo ukumva subaza ahubwo muze ise cyane si famille se twabanaga cyane urumva hari abantu nagiye nkora ibiganiro byinshi nkavuga ku bantu ugasanga wenda bavukiye nka Kongo wenda we yari umunyarwanda usanzwe utarigize anaturuka Kongo byo kuvuga ngo bavuga hano Nyamirambo rwose niho kavukire nzababona gute kugira ngo tuvuge kuri uyu mugabo kuko umusanzu we nawe ntabwo ugereranywa kibazo bahora bavuga ngo Tubilando ariko simenye era hari nyiba ni umuryango munini cyane
ariko kugira ngo uzabone umuntu ngo ujye kumubaza iby'umuziki na tubi ntabwo sinzi ko abenshi babona. Nzagerageza kuko ntabwo akwiye kwibagirana ngo umuntu arangire gutya kuko yibagirane. Sinzi ko uzababona nibakwemerera simbizi. Afite famiye ye ni tubi Landu. Landu Waridi yagitwaga Landu Waridi. Oui, Landu Waridi we niwo ni Landu hari. Oya ndavuga tubi Landu yitwaga nde? Tubi Abdala yitwaga Abdala ubundi. Tubi ni uko cyari kinini gusa cyavuze ari kinini. Yego. Iyo Landu niyo navugaga. N'abantu gusa babimuhaye gusa tubi Landu. Yego. Bamuhaye izina gusa tubi Landu. Ubundi yitwaga Abdala. Abdala Tubi. Noneho cyari ihungu kinini tu gasigwa ariko gasigwa Abdala Tifu gasigwa iwabo famiye yo irahari abane wabo ariko abamukomokaho ntabo nzi ntabo. Yego. Ubwo rero turacyakomeza na Condo Gedeon kugeza kugihe uheruka isura ye, ubwo turajya ngo tugereho. Igihe mperuka isura ye ngiye muheruka yaragiye gutura hirya za Rugende ariko ku musozi hejuru nibagiye uko bahita. Rugende hariya ku Muyumbu se cyangwa ku muri za Giko niba ariho bita Gikoro. Amaze gushinga urugo. Amaze gushinga urugo rwose yaraje nkura hano aranjyana ati ngwino nkwereke ati mfite urugo ati naranabyaye. Yego. Ndagenda nsanga rwose afite na papa we inzu ye iri hano n'iya papa we iri hano birasa n'ibijya kurebana. Ubwo niho yavukaga se? Oya kandi nkubwira ko ariho bimukiye. Niho bimukiye n'ababyeyi be. Nuko njyayo aranjyana rwose aranzengurusha umurima yahinze anyereka umurima yahinze ndamubaza Condo warahinze koko? Ati narahinze. Ati wundi ati reka nkokereze n'ibigori urye wumve. Urebye kuntu agaragara ubona ko ari umuntu warakuriye nko mu mujyi ubonye isura. Ariko akaba yaragiye gutura nk'uko murumuna wanjye ari watuye. Hafi yaho rwose basa n'abaturanye, uretse ko murumuna wanjye yaratuye ku muhanda, we Condo akaba yaratuye ku musozi hejuru. Ntabwo ishingwa ry'urugo rye waba warabimenye? Ntabwo sinakubeshya uwo bashingagaho yaje kunyereka uwo munsi. Nagiyeyo rimwe turabonana nsanga iwabo hariyo umutobe, barampa umutobe ndanywa. Condo reka njye mu murima ajya gushakira ibigori ukokereza urye. Haragenda mu murima we yahinzemo amasaka, azana ibigori banyokereza ibigori 2 ndarya, turarya turangije bigeje saa 8 ndataha aramperekeza rwose. Yari muntu ki urebye mu rwego rw'imibereho ukurikije uko wari umuzi? Yari umuntu yari umusirimu cyane. Yari umuntu w'umusirimu. Reba ubusirimu bwe no gukunda muzika. Akazi ke kari ko gushushanya, kandi akazi ko gushushanya byamuhaga amafaranga. Byagiraga amafaranga cyane. Kuko ndibuka nanjye ubwanjye twigeze kujyana ahantu njya kumufasha, baduha amafaranga kuri Someka. Baduha amafaranga agaragara. Baduhaye amafaranga 240 by'iyo myaka byo gushushanya. Kandi reba muri iyo myaka byo gushushanya ku modoka zari ziraho, niba ari imodoka 6 twazishushanyije. Tuzishushanya hafi mu minsi 2 cyangwa 3. Uwo mufashe ki? Mufasha akambwira ngo ca umurongo gutya, nkaca imirongo n'agakaramu gutya akagira. Nawe akaza akashushanyamo agashyiramo utuntu. Mu gihe cyo gutaha ni naho buriya n'iriya ndirimbo nagera muri bare yaturutse. Ubwo ni ryari? Uranatubwira uko byagenze iyi ndirimbo? Icyo gihe yaragiye bari murangije gushushanya.
noneho dutaye mwambwe harya ngo nahagana hehe muri Someka nahagana hehe yari sosiyete bitaga Someka iba he mu mujyi hano hari bagurishaga n'inkweto hariya rwagati mu mujyi hano yabaga hari abagurishaga n'inkweto hari na bata nuko ifite imodoka yagurisha iyo sosiyete yagurishaga za mashine zandika za Hermes n'iki tukabishushanya ku modoka n'izo mashine tukazishushanya hanyuma rero baduhemba amafaranga 240 akuramo amafaranga 100 byanjye arabimpa ati aya na yawe nawe atugende mana yanjye ahandi hasigaranye aravuga ati ngiye kwishyura ibikoresho nakoresheje amana andi mafaranga 100 niba ari 60 niba ari 80 sinibuka neza atayayo yambikire uyambikire okay kuko yararaga no mu rugo hari yakundaga no kurara mu rugo nuko ndagenda ndamubikira ubwo twasubiye inyuma cy'uri umusore akiri umusore nuko nibwo twagiye ngiye kumva numva mu gitondo ngiye ku kazi abantu barambwira bati Condo Gedeon yakomeretse batari mu bitaro gira vuba uje kureba mva ku kazi nakoraga hari muri base ndagenda arasohoka njya mu bitaro kujya kureba ngeze nsanga Gedeon wapfutse umunwa n'umupadiri amuhagaze iruhande ndavuga ni Imana yanjye uyu muntu uhagazwe iruhande na padiri ubu ntapfuye ngiye kumwegera nsanga mbona arambuye amaso gutya arandebye ari kubona wapi noneho arangije ndamubaza Condo byakugendekeye gute nibwo yagize atya arinanura mbona kuriye tiruwari akuyemo akajenda yakundaga kugendana akajenda hanyandikira uko byagenze kuvuga ntabwo yabishoboye kuvuga bari bamupfutse umunwa amenyo yataboye umunwa wo hepfo yo hepfo nuko mu biyo yakwandikiye yambwiyaga ko nyine yaguye ngo muri Cafe Impala Cafe Impala batayizi yabaga hehe yabaga hariya kuri Serena hafi ya Serena hariya ku muhanda rwose hano ku muhanda hari hejuru n'ubundi imbere ya Camp Kigali gutya nuko arambwira ati nakomeretse ati naguye noneho nibwo abantu bari bahari batubwira uko byagenze ngo yari yanyoye noneho abantu yari arimo gusangira nabo bashaka kugira ngo bamujyane ku ngufu ngo bamujyane bamucyure ajye mu rugo bamushyire mu modoka bamujyane bamuteruye ubwo bamurekuye nabi n'ingufu nkeya z'ubusinzi akubita umunwa ku ipoto yo kuri Cafe ntabwo ari abantu bamukubise by'urugomo noneho amaze kubimbwira ubwo nahimbye iyo ndirimbo ndavuga nti nabona nikoreye iyo ndirimbo mushatse inshuti zirananiye wenda kubera tuba tumaze umwanya tuganira abantu bashobora nko kubibutsaho hari nk'abantu bashobora kuba idahisiza kugira ngo abantu bibuke iyi ndirimbo yawe nagera muri bare disiwe gasengera bukira disiwe bakanyita umuhungu mama amafaranga yanjye disiwe namara kuyatsemba disiwe singire n'umundeba yo mama iyi ndirimbo bwo yasohotse bwa mbere yo iri mu yihe orchestre bwo Les Copains Les Copains twasubiye kera tukiri muri Les Copains nyine niho Condo yaje gukomerekera ubwo icyo gihe rero niho ntekereza ko wenda ari abantu bamukubise wenda atabimenye
atabimenye nicyo igitekerezo ngiye cyanjemo. yego n'aya mafaranga mwari mwahembwe twahembwe nuko mbihembamo iyo ndirimbo mvuga ko mbyishyiraho ngewe. yego hanyuma rero ubwo reka tugere ku iherezo ry'ubuzima bwe. waje kumenya ko yishwe, waje kumenya ko atakiriho, wabimenye ryari byagenze? Nabimenye intambara ya jenoside yakorewe abatutsi irangiye, niho nabimenye. ntabwo hashize hafi nk'icyumweru ndimo kubaririza Mana, ndajyayo gute nkumva mfite ubwoba bwo kuba nakwambuka ngo ngeyo. noneho sinzi ukuntu umuntu yaje, murumuna wanjye arambwira ati Condo Gedeon baramwishe kuko yari atuye hejuru y'iwacu nawe ari ku muhanda. Ni ukuvuga ko bamwiciye hari yari atuye. Baramwishe. Condo Gedeon yarapfuye. Ati baramwishe, bamwicanye na famiye ye yose. Natekereza ukuntu ise yampaye umutobe ku munsi wa nyuma. Tubonana nyine Condo igihe jyanjyanayo. Bakono nanyo nariye ibigori, ukuntu nagize n'ukuntu yamaye umutobe. Usanga ari agahinda tu. Ndatekereza ukuntu kandi Condo yakundaga abantu cyane. Ubwo wumva ngo yarakundaga no kujya kunywa, yakundaga kunywa, nta muntu atasengereraga. hanyuma wenda ni nk'uruhe rwibutso umuntu akwiye gufata no gusigarana kuri uyu muhanzi twavuze uyu munsi Condo Gedeon? Ikintu cya mbere Condo Gedeon yari umusore. Condo Gedeon yakundaga ibintu birimo ibiganiro by'ibyishimo. Condo yakundaga abantu. Dusoza ikiganiro cyacu, iyo dufashe umwanya gutya tukazirikana umuhanzi n'ibihangano bye, wumva bimaze iki muri ino sosiyete y'umuziki w'u Rwanda kuba dufata umwanya umuntu utakiriho tugafata isaha yose tumuganiraho tuvuga ibigwi bye? Ikiganiro tuvuga nk'ibigwi by'umuntu, n'undi utari muri icyo kiganiro yumva ubumuntu icyo ari cyo. Yumva ubumuntu mu buryo bwo kwibuka mugenzi wanyu. Icyo kintu abantu bakizirikanaho cyane. Kandi ikindi, umuntu nyine bigaragaza ko umuntu ari umuntu. Umuntu ari umuntu agomba kwibukwa buri gihe. Yego. Reka tugushimire cyane Muzehe Makanyaga Abdul. Murakoze cyane. Ariko mbere ko tunasoza, hari urumva ni ibihangano bike twabonye. Ebwo ibyo ari byo byose twagerageje kugira ibyo twibuka ndetse no kugira ibihangano bye wenda n'uruhare yagize muri uyu muziki w'u Rwanda. Rwose. Uko nk'abana be bumva iki kiganiro bashobora kuvuga bati data yakoze ibingibi muri uyu muziki, uruhare rwe n'urunguru. Yashushanyije ibintu byinshi cyane. Ku bishushanyo uretse amamodoka n'ibyapa n'ibyakoraga, yashushanyaga n'imitako yo mu nzu. Yarashushanyaga n'imitako yo mu nzu. Ushobora gusanga hari abantu bakiyifite. Abenshi baracyabifite. Abenshi bashobora kuba bakibifite kuko yari imitako myiza. Yabonaga nk'ishusho nziza, ukabona ashushanyije nk'inyamaswa ziteranye ahantu ku musozi, agashushanya ibintu byinshi yarashushanyaga. Ese yari yarabyize hehe cyangwa ntabwo wamenye? Ntabwo namenye aho yabyize, ariko ashobora kuba sinamenya aho yaraba yarabyize, ariko yari yarabyize pe, kuko yize no muri groupe i Butare ahari. Mva yarize no ni Butare muri groupe. Ubwo nituganira n'umuryango we n'abana be bazatubwira wenda urugendo rwe. Ariko no muri Saint André yizeyo. Kuko niho agomba kuba yaramenyaniye kugira ngo ajye muri orchestre Les Copains. Yego. Turagushimiye cyane Muzehe Makanyaga. Murakoze cyane. Tukifurije kugira impagarike n'ubugingo. Amina. Uri urutirigongo rw'uyu muziki, ukaba ingenzi cyane muri uyu muziki, ni uri igishyitsi cy'umuziki w'u Rwanda Makanyaga. Amina. Uri igishyitsi cy'amateka y'umuziki wacu. Turagushimiye cyane. Murakoze cyane. Imana ikurinde mubyeyi. Amina namwe. Nanjye ubwanjye hari ubwo
wenda hari abazajya muzajye mumbabarira, wenda hari ibyo nshobora kwibagirwaho, ariko ntabwo, ariko byinshi ni ibyo mba narabonye ni uko nguko biba bimeze. Urakoze cyane. Murakoze namwe. Bene Inganzo, ikiganiro kimwe rukumbi kivuga amateka yimbitse y'abahanzi bo hambere. Ubutabera bw'umuco ni ukuzirikana nyiri igihangano. Nindukibuka izina ryanjye ngwa nkubure. Ibihe n'ibintu birashira, abantu bagahita, roho ya gihanzi igasigara. Erega inyuma y'igihangano hari umutima wakiremye. Nzaririmba igihe cyose nzaba nkiriho, na nyuma yo gupfa nzakomeza ndirimbe. Bene Inganzo ni bene Imana.